Nongeye kuguha ikaze wafunguye Learn with Dr. Olive, aho tubagezaho ibiganiro bijyanye n'ubuzima bw'abana ndetse n'uko twakwita ku bana kuva ku mwana ukivuka kugera ku mwana uri mu gihe cy'ubwangavu cyangwa mu gihe cy'ubugimbi. Wowe ugeze hano bwa mbere nguhaye ikaze, nawe duhora tubana mu biganiro bisanzwe, nawe yumvemo ikaze kandi nshimira buri muntu wese wakoze subscribe kuri YouTube channel kugira ngo tujye tubana tubashe kunguka byinshi bijyanye n'ubuzima bw'abana. Ngiye mugiye kubana muri iki kiganiro nitwa Dr. Olive, nkaba ndi kwiga byimbitse cyangwa ndi kwihugura byimbitse mu kuvura indwara z'abana. Ari nayo mpamvu nafashe iyi initiative y'uko muri urwo rugendo ngomba kujya nsangiza ababyeyi cyangwa tugahugurana mu buryo ki dukwiye kwita ku bana neza ndetse bakarushaho no kumenya no kungukiramo byinshi bijyanye n'ibimenyetso mpuruza umwana agaragaza, wowe mubyeyi ukamenya ko akwiye kugezwa kwa muganga byihutirwa. Nimba uri umubyeyi cyangwa ufite umwana cyangwa urera umwana cyangwa ufite murumuna wawe cyangwa ufite umusaza wawe muto, ni byiza yuko ukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo ujye ubasha kunguka byinshi, kandi haba hari igitekerezo cyangwa icyifuzo cyangwa inama ushaka kutugisha, ni karibu wakandika muri comment kugira ngo tujye tubasha kubafasha haba mu nama ndetse n'ibindi mwakifuza yuko tubagiraho inama. Ni byiza rero yuko ukora subscribe kugira ngo hatagira ikiganiro kigucika kandi ari ingenzi. Uyu munsi ndashaka kubabwira se kubera iki abana benshi bakunda kugira ikibazo cyo kutituma neza cyangwa ku byo dusanzwe tuzi ngo constipation. Kuva umwana akivuka akenshi kuzamura usanga bagaragaza ibyo bimenyetso by'uko umwana bigorana kuba yakwituma ndetse bigatuma umubyeyi ahangayika cyane, benshi bikarangira bagejejwe kwa muganga. Uyu munsi rero ndakubwira ikintu cy'ingenzi ubundi umubyeyi yagakwiye gukora kugira ngo arinde umwana we kuba yagira ibyo bibazo byisubiramo byo kuba bimugora kuba yakwituma cyangwa akaba yanabireka. Ni byiza rero yuko ukurikira ikiganiro kugeza kirangiye kugira ngo wunguke byinshi. Ese ni iyihe mpamvu? Ese ni igiki umubyeyi yakora? Ngiye kubanza mbabwire se ubundi tuvuga ryari yuko umwana yagize ibibazo byo kutituma cyangwa umwana yahuye n'ikibazo cya constipation. Aha rero haraza kuzamo ibice bibiri, turarebera hamwe umwana uri munsi y'amezi 6, turebere hamwe umwana uri hejuru y'amezi 6. Niba ufite umwana uri munsi y'amezi 6, iki kiganiro ntikigucike kugira ngo wunguke byinshi wakorera uwo mwana kugira ngo ibibazo bikemuke. Ubundi reka mpere ku mwana ukivuka. Umwana ukivuka ni ibihe bimenyetso agomba kugaragaza kugira ngo twizere yuko imyanya yiwe isohora imyanda ifunguye? Ubundi umwana ukivuka aba agomba kwituma ibyo twita meconium, ni umwanda uba usa n'umukara mu masaha atarenze 48. Igihe umwana rero atabyitumye bivuga ko haba hari ikibazo, aba agomba gukurikiranwa neza kugira ngo hamenwe impamvu yabiteye. Iyo umwana rero yabashije kubyituma, ibyo rwose nkatwe bitubwira neza yuko umwana imyanya ye nibuza yo gusohora imyanda ifunguye, ahubwo akaba akenewe gukurikiranwa neza kugira ngo igihe cyose haje indi mpamvu cyangwa ikindi kimubangamiye kibashe kumenyekana. Rero iyo umwana yabashije kwituma ibyo bintu, ubwo asigara tumukurikirana nibuza twizeye yuko iyo myanya yiwe ifunguye. Reka dukomeze. Umwana aravutse, ibyo birabaye, umwana arakuze, ageze mu mezi cyangwa ibyumweru. Abenshi bakunda kugira ibibazo byo kutituma neza, ibyo bikaba bituma n'umubyeyi ahangayika. Ese ni ryari tuzavuga yuko umwana yagize constipation cyangwa yahuye n'ibibazo byo kutituma neza? Ubundi umwana wonka gusa nta kindi kintu afata ari munsi y'amezi 6, uwo mwana ashobora kwituma cyangwa ntiyitume, akaba yasibira umunsi umwe bikaba ari nta kibazo. Ariko umwana iyo amaze iminsi 3 kugera ku minsi 7 atituma,
icyo gihe dushobora kuba tuvuga ko ibyo bintu bikiri normal. Ariko nanone ntawe ukwiye kwicara, ahubwo uba ugomba kumenya ese ni iki nakora kugira ngo nibuza muri iyo minsi umwana abe yabasha kwituma. Rero umwana wese wonka gusa urengeje iminsi 7, icyo gihe nta kindi kimenyetso agaragaza, icyo gihe nibuza tuzavuga ko uwo mwana afite constipation gusa. Umwana rero wonka ariko agafata n'ibindi bintu nk'ibyo twita infant formula cyangwa amata yagenewe abana. Uwo mwana iyo arengeje iminsi 3 biba atari ibintu byiza atituma, haba hagomba kugira igikorwa kugira ngo umwana abashe kwituma cyangwa hamenyekane indi mpamvu ishobora kuba ibitera. Noneho ngiye kubabwira zimwe mu mpamvu umubyeyi agomba kumenya zituma umwana ashobora kuba atituma. Ubundi umwana yarari mu nda, yari asanzwe agaburirwa na mama we. Umwana ageze ku isi atangiye kugira ibintu afata, igifu gitangiye gukora, amara atangiye gukora. Ariko mwibuke ko ayo mara ntabwo yari yaramenyereye gukora ako kazi. Rero kugira ngo amara y'umwana aziyadapte cyangwa azamenyere kuba yajya asohora imyanda, ni ibintu bisaba process, bitwara igihe. Icyo gihe rero muri rwa rugendo rwo kugira ngo amara y'umwana amenyere gusohora iyo myanda, uzasanga kenshi abo bana bakunze kugira ibyo bibazo. Akaba ari ibintu biri normal, mu ndimi z'amahanga tubyita functional gastrointestinal disorder. Ni ibintu bisanzwe ku bana, ariko nanone haba hagomba kugira igikorwa kugira ngo umwana abashe kwituma, ya myanda ibashe gusohoka. Rero umwana ufata amata ashobora kumara iyo minsi 3 atituma, ariko nyuma y'iminsi 3 haba hagomba kugira igikorwa kugira ngo umwana abashe kwituma. Tugiye rero kureba ese umwana uri hejuru y'amezi 6 kuzamura we ni ryari tuzavuga ko yagize constipation. Uwo mwana nawe igihe cyose atazabasha kwituma mu gihe kigeze mu minsi 3, nawe tuzavuga ko yagize constipation, nawe habe hagira igikorwa kugira ngo abashe kwituma neza. Iyo niyo mpamvu nyamukuru ituma umwana wese uri munsi y'amezi 6 bishobora kugorana kuba yakwituma. Ariko nanone iyo umubyeyi yabyitayeho akabasha kwiyitaho, ibyo bintu bizagabanuka, kuko abenshi usanga igituma bakunda kugira iyo constipation, ariko umubyeyi nawe hari uburangare se cyangwa kuba hari ibyo atitayeho mu mirire ye, bigatuma umwana noneho cya kibazo yari afite kirushaho kwiyongera. Ari nayo mpamvu nifuje kubabwira bimwe mu bintu by'ingenzi umubyeyi akwiye kumenya kugira ngo umwana we abashe kwituma neza ari munsi y'amezi 6 cyangwa ari hejuru y'amezi 6. Ubundi siyanse igaragaza yuko ikintu cya mbere gifasha umwana kwituma neza ni nutrition. Ese ni ibiki umwana afata? Niba umwana ari munsi y'amezi 6 nk'uko aba yonka gusa, tugomba kureba se ni ibiki umumama cyangwa umubyeyi afata. Ibyo ni byo bizaduha ishusho y'uko umwana kuba afite constipation bitume tumenya se ni igiki cyabiteye. Ubundi umumama wonsa hari ibintu agomba kwitaho. Muri ibyo bintu harimo kwita ku byo afata nk'ibyo kurya, ukareba se umumama wonsa aba agomba gufata ibikungahaye mu mavitamine, mu mafibre n'ibikungahaye mu byubaka umubiri, kuko ibyo ngibyo ni byo umwana aba akeneye, kandi ni nabyo bimufasha kugira ngo abone fibre nyinshi zituma n'umwana abasha kwituma neza. Muri ibyo rero harimo ibikomoka ku mboga, harimo imbuto. Ikindi cy'ingenzi, umumama agomba kunywa amazi menshi. Abantu benshi bakunze kuvuga ngo umumama wonsa ajya anywa teremusi 3 ku munsi. Ntabwo ari ibintu byiza, nubwo nabyo ntabwo wabireka, ariko nibuza ni byiza yuko umumama anywa amazi menshi, kuko umubiri we nawe ubwe uba ukeneye amazi, kandi n'umwana akeneye amazi. Ni byiza rero yuko umumama anywa nibuza nka litiro 3 ku munsi. Ntabwo ugomba kugenda ngo unywe litiro 3 icyarimwe, kuko ntabwo wabisapota. At least uzanywa amazi mu byiciro, ariko
umenye neza yuko wanyweye nibuza litiro 3 ku munsi, ugashyiraho na bya bindi ufata twavuze bikungahaye ku mavitamine, ku mafibure ndetse no ku byubaka umubiri. Ibyo bizafasha umwana wawe kumurinda guhora arwara constipation. Icyo ni cyo kintu cya mbere siyansi yerekanye yuko gifasha umwana mu kugira ngo yitume neza. Ikindi, umwana uri munsi y'amezi 6 ugomba kumwonsa neza agahaga. Narabwiye umwana uri munsi y'amezi 6 nibuza yonka inshuro 8 ku munsi kandi akamaraho iminota 10 kugera kuri 15. Ubwo ni bwo buryo bwiza umubiri uzabona ibyo ukeneye ndetse ukagira n'ibyo urekuye. Igihe cyose umwana atabashije kubona intungamubiri zihagije nta nubwo azabona ibyo asohora. Abenshi bashobora kugira constipation bitewe n'uko umubiri wabo nawo ko gukura cyane ukeneye intungamubiri nyinshi, rero igihe utazibonye ntabwo uzabona ibyo usohora. Ibyo bintu ni ingenzi ku mwana uri munsi y'amezi 6. Noneho umwana uri hejuru y'amezi 6, uwo mwana aba yatangiye imfashabere. Ni byiza ko uwo mwana nawe umuha ibintu bikungahaye kuri vitamine, fibre ndetse n'ibindi bintu bishobora gutuma umwana akura neza, harimo ibirimo poroteyine, amafi, amagi, ibyo ngibyo. Bizafasha umwana wawe kugira nawe yitume neza. Umwana watangiye imfashabere agomba kurya imbuto nyinshi, imboga nyinshi, bituma nawe abasha guhora yituma neza nta kibazo afite. Kandi uwo mwana nawe uri hejuru y'amezi 6 ugomba kumwonsa, yaba atonka ukamuha amata yagenewe abana. Icyitonderwa, umwana uri hejuru y'amezi 6 ntabwo agomba gufata amata y'inka. Ikindi cyitonderwa, umwana uri hejuru y'amezi 6 ntabwo agomba gufata ubuki. Nzababwira impamvu uwo mwana atagomba gufata ibyo bintu bibiri. Nubimuha uzaba umuhemukiye. Ni byiza rero yuko umenya icyo wakora kugira ngo umwana wawe bimworohere. Ikindi kintu cy'ingenzi ugomba kumenya ku mwana utituma ni ibimenyetso mpuruza by'uko umwana akenewe kwitabwaho byihutirwa. Ikintu cya mbere, umwana umaze iyo minsi 3 atituma ukabona inda iri kugenda yiyongera mu bugari ibyimba, ni ikimenyetso mpuruza cy'uko umwana ashobora kuba afite ibindi bibazo. Ikindi, umwana uruka kandi atituma nabyo ni ikimenyetso mpuruza cy'uko uwo mwana agomba kuvurwa byihutirwa. Ikindi, umwana ashobora kugira umuriro, ushobora kubona adatuje, ushobora kuba anatonka. Ibyo nabyo bimenyetso umubyeyi akwiye kwitaho kugira ngo umwana abashe kumererwa neza. Igihe cyose wabibonye ni byiza yuko umwana agezwa kwa muganga kugira ngo afashwe neza. Nizere ko hari ikintu wungukiye muri iki kiganiro kijyanye n'ukuntu umwana ushobora kumworohereza cyangwa ukamufasha kugira ngo kuba yagira ibibazo byo kutituma bigabanuke. Ikindi ukwiye kumenya kwitaho ni ibyo bimenyetso mpuruza ku mwana wese utituma. Ikindi, umubyeyi harimo abaza akakubwira umwana wanjye amaze umunsi umwe atituma. Iyo ntabwo ari constipation, ahubwo ugomba kugenda ucunga umwana ukareba ko hari ibindi bimenyetso yagira cyangwa ko hari ikindi kibazo yagira. Ugategereza iyo minsi nababwiye kandi ukita ku mirire yawe no ku byo ufata byo kunywa. Ibyo bizafasha umwana kugabanuka kuba yagira constipation. Ndizera yuko hari ikintu wungukiye muri iki kiganiro, kandi ubaye ufite igitekerezo cyangwa icyifuzo cyangwa inama ushaka kutugisha, ni karibu muri comment. Niba utarakora subscribe, ndagushishikariza gukanda ku nzogera kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bivuga ku buzima bw'abana. Thank you.